buzima bw'abantu n'ahazaza h'isi muri rusange. Reka tuvuge ku byemeza abantu bafata uyu munsi bashaka inyungu za vuba ndetse n'ibyishimo, ariko mu by'ukuri bikaba ari ibyemezo bizagira ingaruka cyangwa se binagira ingaruka zikomeye mu gihe kizaza, kandi izo ngaruka zikagera ku bantu benshi kurusha ababonye inyungu. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Ku musozo wacyo turaza kuvuga ku buzima. Wari uzi ko kugaburira umwana indyo yuzuye bidasaba amikoro menshi? Ibigize indyo yuzuye ni ibihingwa twiyezereza iwacu. Mu bari ku isi bose ni bangahe bajya bafata umwanya wo gutekereza urugendo ibintu byose bifatika dukenera muri ubu buzima binyuramo kugira ngo bitugereho, ndetse n'aho bijya iyo twamaze kubikoresha? Ibintu byose utunze muri ubu buzima kugira ngo ubitunze, dore inzira byanyuzemo. Habanje gushaka umutungo kamere. Uwo mutungo kamere bawukoramo icyo kintu utunze, bakijyana ku isoko, ugisangayo, urakigura, none urimo kugikoresha. Numara kugikoresha uzakijugunya. Iyi nzira yose mvuze bayita materials economy, ubukungu bushingiye ku bintu. Ni urugendo ibintu abantu batunze bikora kuva babikoze kugera bihindutse ibishingwe. Abarengera ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima kimwe n'abaharanira uburenganzira bw'abantu bavuga ko iyi nzira irimo ibibazo byinshi bishobora no kuzarangira bidukuye kuri iyi si. Reka tubivugeho. Kuvuga ko urugendo rw'iyo telefone utunze rutangira ari umutungo kamere wakozwemo telefone ikajyanwa ku isoko, ukagenda ukayigura ku isoko, ubu ngubu ukaba urimo kuyikoresha, ukazayishajisha ukayijugunya, birumvikana nk'aho ari ibintu bisanzwe. Ni uruhererekane rusanzwe rutarimo ikibazo na kimwe. Ikibazo kimwe cyonyine kiri muri uru ruhererekane kandi gikomeye ni abantu. Uru ruhererekane rw'uburyo ibintu bikorwa rwubakiye ku bantu bafite imico itandukanye, imibereho itandukanye, baturuka mu bihugu bitandukanye, kandi rwubakiye ku bidukikije. Ibintu byinshi bikorerwa mu nganda kugira ngo biboneke, hari ubuzima buba bugomba kubigenderamo. Bushobora kuba ubuzima bw'abantu, ubw'ibimera, inyamaswa cyangwa se ibindi binyabuzima bitanagaragara. Reka tuvuge ku gice cya mbere cyangwa se icyiciro cya mbere cyo gukora ibikoresho cyangwa se ibintu dukenera buri munsi, aricyo cyo gusarura cyangwa se gushaka umutungo kamere uzavamo ibyo bintu. Bakita extraction. Birasa naho buri rugendo kuri iyi si uko rutangira ari nako rusoza. Igice cya nyuma cy'urugendo rw'ibiri ku isi yose ni uguhinduka ibishingwe. Buri kiriho cyose kizagera igihe kiba ibishingwe. No mu gutangira ni uko bigenda. Mu gushakisha umutungo kamere hakorwa ibishingwe bitagira ingano byuzuza imyanda hano ku isi. Gutema ishyamba ngo ibyo biti bikorwemo ibikoresho bisiga imyanda myinshi. Gucukura amabuye y'agaciro nabyo bisiga hacukuwe huzuye amatoni y'itaka, ibyobo n'indi myanda. Ibi byose bikiyongeraho ingano y'amazi akoreshwa muri iki gikorwa n'inyamaswa zihasiga ubuzima iyo batemye nk'ishyamba kandi aryo zari zituyemo. Nta na rimwe isi yigeze iturwa n'abantu bakoresha ibikoresho byinshi cyangwa se bakenera gutunga ibintu byinshi nk'uyu munsi. Mu myaka 40 ishize isi yakoresheje 1/3 cy'umutungo kamere wose wo ku isi. Turatema, tugacukura, tukica kandi tukanduza ku muvuduko utarigeze kubaho mbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisigaranye 4% by'amashyamba kimeza yose yahozeho muri iki gihugu. 40% by'amazi y'iki gihugu ntabwo ashobora kunyobwa kubera ko yandujwe n'ibikorwa by'abantu. Ikibazo ntabwo ari uko abanyamerika bakoresha umutungo kamere mwinshi, ahubwo ikibazo ni uko bakoresha umutungo kamere urenze umugabane wabo, urenze uwo bemerewe muri iyi si. Baraducura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zituwe na 5% by'abaturage b'isi yose, ariko aba 5% bakoresha 30% by'umutungo kamere w'isi yose. Abari nabo bakora 30% by'imyanda yose iri kuri iyi si. Buri wese ku isi aramutse abayeho nk'uko abanyamerika babaho, twakenera indi mibumbe y'isi iri hagati y'3 n'5. Ikibazo twese turakizi, dufite umwe wonyine. Buri mwaka hari itariki imwe mu kwezi runaka tumaraho umutungo kamere wose isi yakoze muri uwo mwaka. Uyu munsi bawita jour du dépassement. Ni umunsi abatuye isi bamaraho umutungo wose isi yakoze muri uwo mwaka. Umwaka urangira ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12, bivuze ko peterole isi yakoze muri uwo mwaka yakabaye ishira kuri iyo tariki.
ibiti byeze muri uwo mwaka bingana n'ibyameze muri uwo mwaka twakabaye tubimara ku isi mu kwezi kwa 12. Ariko muri uyu mwaka wa 2020 ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 8 nibwo abatuye isi bari bamaze kurya umutungo wose isi yakoze muri uyu mwaka. Ubu turimo kubaho mu mwenda, turimo kurya ku mutungo kamere twakabaye turya mu mwaka utaha. Niba umutungo w'isi w'uyu mwaka twarawumaze habura amezi 4 ngo umwaka urangire, bisobanuye ko ubu ngubu dukeneye nibura 1/3 cy'umubumbe w'isi kugira ngo tube dufite ibiduhagije muri uyu mwaka wose. Gusa twese turabizi ko bidashoboka. Hari umunyamerikakazi witwa Annie Louise Leonard urwanya imibereho y'abatuye isi irangwa no gushaka ubutunzi buboneka hangijwe urusobe rw'ibinyabuzima n'ikirere, uvuga ko kuba ibihugu bikize cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikoresha umutungo kamere mwinshi kugeza ubwo wenda kubashirana, bibasunikira kujya kuwushaka ahandi mu bindi bihugu by'isi. Muri uku kwezi kwa 9 mu 2020 hari raporo iherutse gusohorwa n'umuryango mpuzamahanga uharanira kurengera urusobe rw'ibinyabuzima, umuryango witwa World Wide Fund for Nature. Yavugaga ko uburyo Ubushinwa bushaka ibikoresho bikozwe mu biti byo gukoresha mu mazu no mu biro birimo gutuma amashyamba yo mu burengerazuba bwa Afurika ashiraho. Muri Nigeria, amashyamba yo muri leta ya Kogi, Ekiti, Ondo, Ogun, Taraba, Kaduna, Adamawa n'ahandi, amenshi ya kimeza arimo aragabanuka ku muvuduko munini cyane kubera ko arimo ibiti bivamo intebe nziza cyane n'ibindi bikoresho bihenze bikoreshwa mu biro mu Bushinwa. Iyi raporo igaragaza ko abayobozi mu nzego z'ibanze muri izi leta navugaga bakira ruswa y'abashoramari b'Abashinwa maze bakabemerera gutema ibiti byose bashaka, bagapakira amato bakajyana mu Bushinwa gukoramo ibikoresho byo mu nzu no mu biro bizagurishwa amamiliyoni hirya no hino ku isi. Hari igiti cyitwa rosewood gifite agaciro ka zahabu mu Bushinwa. Abashinwa b'abakire bakunda ibikoresho bikozwe muri iki giti, ndetse inzu ifite hasi hashashe imbaho zo muri iki giti yigonderwa n'abaherwe mu Bushinwa bonyine. Ibi biti bikorwa muri Cameroon no muri Nigeria, usibye kuba hari ubwoba ko itemwa ryabyo rizagira ingaruka ku bidukikije, bishobora no kuzakenesha abaturage mu minsi itari myinshi igiye kuza. Uyu munsi 80% by'amashyamba ya kimeza yahoze ku isi yamaze kuvaho, yaratemwe cyangwa se yariwe n'ibirimi by'umuriro. Mu ishyamba rya kimeza rinini ku isi rya Amazon, buri munota ibiti 2,000 bivaho bitemwe cyangwa se bitwitswe. Ibi bivuze ko muri iri shyamba buri munota bakuraho ibiti biteye ahantu hangana n'ibibuga 7 by'umupira w'amaguru. Abantu batuye muri iryo shyamba no hafi yaryo barahatuye, ariko uwo mutungo kamere ntabwo ari uwabo nubwo bahamaze amagana y'imyaka. Ntabwo ari uwabo, ni uw'abafite amafaranga batari nabo muri icyo gihugu. Impamvu uyu mutungo kamere atari uwabo nuko badafite ubushobozi bwo kuwubyazamo ibindi bintu, kandi nta nubwo bafite ubushobozi bwo kugura ibintu. Muri ubu bukungu bwacu, iyo udafite ubushobozi bwo kugura cyangwa se gutunga ibintu, ubwo nawe ntabwo ubarwa cyane. Ibi byose twavugaga ni intambwe ya mbere y'urugendo rwo gukora ibintu cyangwa se ibikoresho tugura tunatunze. Cyari igice cyo gushaka cyangwa se gusarura cyangwa se kwegeranya umutungo kamere ujya gukorwamo ibintu. Igice cya kabiri cy'uru rugendo ni ugukora ibintu noneho mu nganda. Bya biti twavugaga, amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi, iyo bimaze gusarurwa noneho bihita byerekezwa mu nganda aho bigiye gukurwamo ibindi bintu tujya ku isoko kugura. Mu nganda ikintu cya mbere kihakenerwa ni ingufu z'amashanyarazi. Ikindi gikenerwa ni ibinyabutabire byo kuvanga na wa mutungo kamere kugira ngo bivemo ibikoresho birangiye byoherezwe ku masoko tubisangeyo tujye kubimaranira. Uyu munsi hari ibinyabutabire birenga 100,000 bikoreshwa mu nganda zitunganya byinshi mu bikoresho dukenera buri munsi. Byose ntabwo tuzi ingaruka zabyo ku buzima. Bikoreshwa mu nganda zitunganya ibyo dukenera buri munsi, bivuze ko binasohokana n'ibyo bikoresho byakorewe muri izo nganda bikoherezwa ku isoko aho tubisanga. Madame Anne Leonard abyita toxic in, toxic out. Ibinyabutabire by'uburozi byinjijwe mu nganda zitunganya ibikoresho ni nabyo bisohokana n'ibyo bikoresho. Bivuze ko uko inganda zikomeza gukoresha ibinyabutabire ni nako natwe dukomeza kubyinjiza mu ngo zacu no mu mibiri yacu. Nk'urugero,
kuva mu myaka ya za 60 inganda nyinshi zikora ibikoresho byo mu nzu zo guturamo no mu biro zatangiye kujya zishyira muri ibyo bikoresho ikinyabutabire cyitwa diphenyl terpolybromé PBDE. Diphenyl terpolybromé ni ikinyabutabire kibuza inkongi y'umuriro kwihuta. Ibikoresho nk'imashini zimesa, amatapi n'amamokete, cuisinière, frigo, grille-pain, ipasi, micro-ondes, matelas, imisego, amahema, impombo, amarangi, ibitambaro byo mu nzu, amarido, intebe zo mu biro, fax, mudasobwa, imprimante, amambalage y'ibi byose, ampoule, prise, insinga, amabuye ya radio, ibikoresho byo mu modoka, ventilateur, telefone, televiseur, telecommande, lecteur DVD n'ibindi byinshi biba birimo mwene iki kinyabutabire cya diphenyl terpolybromé. Babishyiramo iki kinyabutabire kugira ngo aho biri hose nihafatwa n'inkongi y'umuriro ibyo bikoresho ntibizashye cyangwa se bizatinde gushya. Ikibazo cy'iki kinyabutabire ni uko ari uburozi. Bitekerezwa ko gitera ibibazo mu bwonko nk'ibyitwa dyslexie, aribwo bushobozi buke mu kwiga aho umwana ananirwa gufata mu mutwe no gusoma. Ibibazo nk'ibi ngibi bishobora no kuba ku bantu bakuru. Ibi binyabutabire byinjira mu ruhererekane rw'ibiribwa maze ingaruka zabyo zikagera kuri buri kinyabuzima kiri ku isi. Ku isi yose ikiribwa kirusha ibindi byose kubamo ibinyabutabire by'uburozi bwinshi ni amashereka. Ibi bisobanuye ko twageze ku rwego aho abanyamuryango bato kurusha abandi bose muri uyu muryango mugari wacu aribo bagaburirwa ibiribwa birimo uburozi bwinshi kuko buba bwinjiye mu mibiri y'ababyeyi babo. Iyi ni imwe mu ngingo zishimangira uburyo inyota yacu yo kugura no gutunga isa nitwerekeza ku kwisenya. Mu bihugu bikize abantu benshi bakora mu nganda ni abadafite andi mahitamo y'imibereho, bakemera gukora ahantu bazi neza ko hari uburozi. Bamwe muri bo ni ab'imibereho yabo yasubijwe inyuma n'iyangizwa ry'umutungo kamere w'aho bari batuye, wangijwe ujya gukorwamo ibyo bikoresho bahawe akazi ko gukora muri izo nganda. Mu 2015 umuryango w'abibumbye wabaraga abantu 3 miliyoni bava mu byaro bajya gutura mu mijyi buri cyumweru kimwe. Ejo muri igishushanyo mbonera gishya cy'umujyi wa Kigali cyagaragazaga ko mu myaka 30 igiye kuza abatuye umujyi wa Kigali bazikuba inshuro zirenze 2. Uyu munsi Kigali tuwe n'abantu 1,600,000 ariko mu 2050 izaba ituwe n'abantu 3,800,000. Aba bose ntabwo bazavuka muri Kigali, harimo abazava mu byaro baze gutura muri Kigali. Uyu munsi abantu 55% mu batuye isi bose baba mu mijyi, nyamara mu myaka 50 ishize abanyamujyi bari 30% by'abatuye isi yose. Abanyamerika 84% batuye mu mijyi. Aba bantu bava mu byaro bajya gutura mu mijyi baba bavuye ahantu hari ubuzima busa n'ubwubakiye ku bidukikije. Amashyamba, ibimera, inyamaswa, amazi, ibyo barya byose babikura mu bidukikije. Aha barahava bakajya mu mijyi aho bajya gutura mu nsisiro z'akajagari, babaho basa n'abagerekeranye. Mu mijyi bajyayo bagiye gushaka akazi uko kaba kangiza ubuzima bwabo n'ibidukikije kose. Iki cyiciro cyo gufata wa mutungo kamere ugakorwamo ibikoresho cyo ntabwo cyangiza umutungo kamere n'ibidukikije gusa, ahubwo cyangiza n'abantu. Kandi mwibuke toxic in, toxic out. Ibinyabutabire bakoresha mu nganda bimwe muri byo bisohokana n'ibikoresho cyangwa se ibintu byakorewe muri izo nganda bikajya kwangiza urusobe rw'ibinyabuzima hanze aho, ibindi birimo nk'ibyotsi bikazamuka bikajya kwangiza ikirere. Inganda zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zonyine zisohora nibura toni 2 miliyoni z'ibyotsi buri mwaka. Ubushinwa bwo mu 2017 bwohereje mu kirere toni 10 miliyoni z'ibyuka bivuye mu nganda. Kugira ngo biyorohereze ingaruka z'ibi byose, ibi bihugu byohereza zimwe mu nganda zabyo zanduza gukorera mu mahanga. Mu 2017 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari cyo gihugu gifite ishoramari ryinshi riri mu mahanga. Raporo nyinshi z'imiryango iharanira uburenganzira bw'abantu zishinja iki gihugu ndetse n'ibindi bikize kohereza inganda zabyo mu mahanga kugira ngo bijye kwanduza ikirere n'ubutaka bw'abandi, cyane cyane abakennye. Ariko ibi bihugu byo bikemeza kwijanisha rinini ry'ibihugu bashoramo imari, n'ubundi biba ari ibihugu bisanzwe byifitiye amikoro. Iyo iki cyiciro kirangiye, umutungo kamere wamaze guhindurwamo ibikoresho, hakurikiraho noneho icyiciro cyo kujyana bya bikoresho ku isoko. Aha rero ikiba gikenewe ni ukugurisha ibintu byinshi kandi mu buryo buhoraho. Ibi kubigeraho bifite inzira nyinshi bishobora kunyuzwamo.
hari ukugabanya ibiciro ku baguzi ariko ibyo batishyuye bikishyurwa n'abandi mu buryo buziguye. Mu maduka acuruza ibyakorewe mu nganda abakozi bakoramo bashobora guhembwa make cyangwa se ijanisha runaka ry'ikiguzi cy'icyo gicuruzwa rikishyurwa mu ngaruka zizaba ku batuye hakuwe umutungo kamere wakozwemo icyo gicuruzwa. Madame Anne Leonard ibi ngibi yabikozeho ubushakashatsi. Hari igihe nashakaga kumva amakuru noneho njya kugura akaradiyo mu iduka. Ninjiye mu iduka mpabona akaradiyo keza kagura $4 yonyine. Byatumye nibaza uburyo $4 ashobora kugura iradiyo nk'iyo ngiyo kuva ivuye ku ruganda kugera ingezeho. Ibyuma biyikoze bishobora kuba byarakuwe muri Afurika y'Epfo. Peteroli yakoreshejwe ishobora kuba yaracukuwe muri Iraq. Plastique yakoreshejwe ishobora kuba yarakorewe mu Bushinwa, mu gihe radiyo yose ishobora kuba yarakorewe muri Mexique. Hanyuma ikiguzi cya radiyo cyose wagiteranya kikaba $4,000 by'amanyarwanda. Aya ngaya akavamo nayo kuyikuraho yakorewe ikagera aho irimo gucururizwa, akavamo nayo gukodesha aho radiyo icururizwa, akanahemba umukozi ukora muri iryo duka icururizwamo. Aha niho yamenyeye ko bishoboka cyane ko radiyo atayishyuye ariko uko byagenda kose yarishyuwe. Yishyuwe n'abatuye ahimuriwe uruganda rwayikoze rukanduza umwuka bahumeka, none igipimo cy'indwara barwaye zirimo za kanseri n'izo mu myanya y'ubuhumekero kikaba gikomeje kuzamuka. Madame Leonard we yemeza ko ikiguzi cy'ibicuruzwa bihendutse biriho uyu munsi kitishyurwa n'umuguzi ugura icyo gicuruzwa, ahubwo cyishyurwa n'ibihumbi by'abantu bagirwaho ingaruka n'ikorwa ry'icyo kintu. Hanyuma ibi bikerekeza ku gisekuru turimo uyu munsi kirangwa no kugura. Inshinga ihatse izindi zose ziriho kuri iyi si uyu munsi. Kugura no gutunga, uru ni rwo rutirigongo rw'ibiriho byose uyu munsi. Hafi buri wese kugura nicyo gitekereza byukana mu gitondo. Kuzagura nibyo byiriza abantu mu kazi, abandi bakakararamo kugira ngo bazabone ubushobozi bwo kugura. Nyuma gato y'ibitero by'iterabwoba byibasiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001, Perezida George W. Bush icyo yasabye abanyamerika bari bakiri mu marira ntabwo ari ugusenga cyangwa se kugira icyizere ko ibibazo bafite bizakemuka. Yabasabye kugura. Mujye mu maduka mugura ibintu byinshi cyane. Mu gihe ndimo gukorana bya hafi n'inteko ishinga amategeko mu gutegura ibikorwa by'igisirikare cyacu muri Iraq ndetse no kucyongerera ingufu, turasabwa gukorera hamwe kugira ngo tugere ku ntego z'igihugu cyacu mu rwego rwo guhangana n'imbogamizi z'ikinyejana cya 21. Iyi ntambara igomba guhera ku gufasha ubukungu bwacu gukomeza kuzamuka. Mwese ndabashishikariza kujya mu masoko mukagura ibintu byinshi. Kugura ibintu byinshi. Ibihugu bikize byamaze guhinduka ibihugu by'abaguzi. Birasa naho mbere yo kuba umuturage usanzwe ugomba kubanza kuba umuguzi. Uyu munsi agaciro k'umuntu kagenwa n'ingano y'ibintu ashobora kugura. Mu kanya twabivugagaho ko umwana w'umusore ufite imyaka 20 y'amavuko uzi gutera umupira w'amaguru akaba icyamamare ku isi yose, kubera ubushobozi afite bwo gusunikira abantu kugura, ahembwa amafaranga amufasha kugurikirwa, agatunga indege nyinshi, nyamara mu docteur wirirwa arokora abantu akaba adashobora no kubaka inzu yo guturamo. Kugura ukarunda mu rugo nicyo gikorwa kigaragaza niba uri umuntu uri ku rwego rwiza rw'imibereho kandi ukwiye agaciro. Nyamara muri Amerika y'Amajyaruguru 1% by'ibintu abantu bagura nibyo byonyine biba bigishobora gukoreshwa nyuma y'amezi 6 uhereye igihe byaguriweho. Ibi bivuze ko 99% by'ibikoresho bikorwa binyuze muri za nzira zose twavugaga mu kanya zo gushaka umutungo kamere, ukajya mu nganda ukanduza ikirere, ukoherezwa mu maduka. Zira nzira zose zikorwa kugira ngo ibikoresho bizamara amezi 6 yonyine bikoreshwa ubundi bijugunywe. Ingaruka zose twavugaga ziba mu gukorwa kw'ibi bintu ni ikiguzi cy'amezi 6 yonyine. Gusa ibi ntabwo ariko byahoze, kubera ko uyu munsi umunyamerika umwe agura ibintu bikubye inshuro 3 ibyo yaguraga mu myaka 50 ishize. Ku isi yose uyu munsi abantu batunze ibintu batari barigeze batunga mu buzima bwabo bwose kuva twaza ku isi. Wabonye uburyo abantu bakunda kugura badahenzwe ariko bakirata ko bagura ibibahenze. Uyu munsi kuvuga ko waguze ipantaro y'ibihumbi 50 bisa naho ari ishema, bisa naho twanga ibintu bihendutse. Dore impamvu y'ibi byose. Reka tuvuge ku rubuto rwitwa inanasi. Mu 1493 Christophe Colomb niwe munyaburayi wa mbere wabonye inanasi bwa mbere ku nshuro ya mbere ubwo yasuraga Guadeloupe, bitewe nuko bitekerezwa ko inanasi ikomoka hagati ya Brazil na Paraguay. Columbus akibona inanasi
yatangajwe n'imiterere yayo n'uburyohe bwayo, ahita afata icyemezo cyo kuzipakira ari nyinshi cyane, azuzuza amato, azambukana inyanja ya Atlantique azijyana i Burayi. Kuzikura muri Amerika y'Amajyepfo ukazambukana iyi nyanja ukazijyana i Burayi cyari igikorwa kigoye cyane, kandi kuzihinga nabyo ntabwo byari byoroshye. Ibi byatumye hashira imyaka myinshi mu Burayi inanasi ziribwa n'abami n'imiryango yabo gusa, kubera ko nibo bashoboraga kujya kuzikurira muri Amerika y'Amajyepfo. Nta muturage ubonetse wese washoboraga kurya inanasi, yari kuyikura hese. Umwamikazi w'ubwami bw'abami bw'Uburusiya Catherine the Great yari umwe mu bategetsi b'isi bakundaga inanasi cyane. Umwami w'Ubwongereza Charles wa kabiri nawe byari bizwi ko akunda inanasi, binazwi hose ko azikunda, bigatuma rubanda rwose narwo rwifuza kurya ku nanasi ngo rwumve uko imera, ariko se bari kuyikura he? Mu kinyejana cya 17 inanasi imwe yagurwaga amafaranga angana n'amapawundi 5,000 by'uyu munsi, ni miliyoni zigera kuri 6 z'amanyarwanda. Uyu munsi inanasi imwe igurwa amafaranga 500 y'u Rwanda, kandi mu myaka 400 ishize yaguraga miliyoni 6 z'amanyarwanda. Inanasi yari urubuto rw'agaciro ku buryo mu 1761 muri Ekose bari barubatse ikimeze nk'urusengero mu izina ry'inanasi, urusengero rwo gusingiza inanasi nk'urubuto rutagatifu. Ku gasongero k'urwo rusengero ndetse no ku zindi nyubako zikomeye hariho ibibumbano binini cyane by'inanasi. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 hari ibintu bibiri byahindutse. Mu birwa bya Hawaii hatangiye guhingwa inanasi nyinshi, ndetse huzura imirima ipima amahegitare menshi cyane y'inanasi. Iki gihe ubuvumbuzi bwari bumaze gutera imbere, ndetse mu Burayi hari huzuye amato akoresha ibyitwa moteur à vapeur, ku buryo ubwikorezi bwo mu mazi bwari butangiye gutera imbere. Abantu bashoboraga gupakira amatoni y'inanasi